Bahanuzi. Ikintu cya mbere, abahanuzi bararemwe, bagiye bavuka ku bandi bantu, habanje Adamu agenda abyara n'abandi, natwe tuza kuvuka, niko abahanuzi bose bavutse. Ariko Yesu we, na kwa kweli yeye nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka na nifuateni. Hii ndiyo njia iliyonyoka. Ngo nukuri uwo muhanuzi Yesu, Kurani mwita umuhanuzi nubwo ari umwana w'Imana, ngo niwe kimenyetso cy'ibaruka kwitwegereje. Ngo nimumugiraho gushidikanya, nimunkurikire. Ngo iyi niyo nzira igororotse. 32, wala asikuzeni shetani bila shaka kwenu yeye ni adui aliye dhahiri. Kandi Satani ntaza babuze kumwizera koko nta gushidikanya, koko Satani ari umwanzi wanyu ugaragara, ntago byihishiriye n'umwanzi wanyu ugaragara. Urumva na Korani iramya ko Yesu ari uzaza kumperuka, abahanuzi bose ni uzabazura ko ntakebwe. Kandi bibiri bivuga ati bivuga heshira bivuga mu Galatiya n'ahandi kuba ntarakebwe ati sinzaja mu ijuru. Ikibazo kivuga gute ko Abasiramu cyo bashingira bavuga yuko banavuga yuko keshi bavuga ngo abantu n'abakafiri benshi bakunda kuvuga yuko umuntu atari umusiramu ameze nk'umuntu atakebwe. Gukebwa, ikibazo cyo gukebwa, gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Kaze bakunze inshuti ya gusenga everyday, nizere kuri amahoro. Twakira kuri cyane gusenga everyday, mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Twakiriye abantu bari mu Rwanda, mu Burundi, mu bihugu byumva ikirundi n'ikinyarwanda biyaga bigari. Tubabwira ngo Imana ibaho umugisha guhitamo gusenga everyday. Abari muri Amerika tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, Aziya Imana ibaho umugisha, Australia Imana ibaho umugisha, Europe tubabwira ngo Imana ibaho umugisha mwese mu inshuti zakadasohoka. Tubashimira kubana natwe ku manywa na nijoro. Rero tubabwira ngo Imana ibashigikire nkuko bisazo kuri kamera gusenga everyday. Turi kumwe n'umutumigwa Bishop, ntabwo ari ubwa mbere aje kuri icano, murabusaza umumenyereye ku biganiro bitandukanye agenda tunyuzaho. Watangira wasuhuza abantu ko bamaze kumenyera. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Bishop Rutagengwa Augustine, umuyobozi w'itorero Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. Ndashimira ko twongeye guhura nanone turi mu biganiro nk'ibi. Imana ibaho umugisha cyane kandi bagiriye neza. Urakoze Bishop, Imana iguha umugisha kuko witabiriye ubutumigwa bwa gusenga everyday. Urakoze cyane. Kaze uyu munsi se waduteganirije iki ko? Ni ibintu biganiro bigenda bikurikiranye bivuga ku nyigisho zerekeye kuri Korani na Isiramu. Ubwa mbere twavuze amateka ya Isiramu uko yatangiye. Ubwa kabiri twavuze ku kigereranyo cy'Imana yaremye isi n'ijuru na Allah. Uyu munsi ndagira ngo noneho tuganire ku kigereranyo cya Yesu n'abandi bahanuzi. Kaze. Yesu ku bakristo turamuzi. Yesu ni umwana w'Imana. Yesu ni Imana yararemye. Ibyo turebesha amaso n'ibyo turebesha amaso. Iyo tureba mu gitabo cya Yohana mu gice cya Mbere, Yohana igice cya Mbere, Bibiri bivuga yuko mbere na mbere hariho jambo, uwo jambo yari hamwe n'Imana. Uwo jambo yaremye byose, nta na kimwe kitaremwe atari ukiremye. Turabizire ko Yesu yaremye kandi ko Yesu ari umwana w'Imana. Kandi Yesu mu Filipi mu gice cya 2 ku murongo wa 9 kugeza kwa 10 haravuga ngo amavi yose azamupfukamira na buri rurimi rwature ngo Yesu ni umwami. Ariko abandi bantu cyane cyane nk'Abayisilamu bene data ntabwo bemera Yesu nk'umwana w'Imana, ntabwo bemera Yesu nk'umukiza, ntabwo bemera amaraso ye, ntabwo bemera ijambo rye. Mbese mufata nk'undi muntu usanzwe cyangwa nk'umwe mu bandi bahanuzi bigezeho bakomeye. Ariko Yesu arenza abahanuzi. Yesu ararenze. Yesu ni umwana w'Imana. Yesu yararemye, ari hejuru y'abahanuzi bose, ari hejuru y'intumwa zose, afite ubushobozi bwose mu isi no mu ijuru. N'uwa mbere ni n'uwa nyuma, nta mubanjije, nta nundi uzamuheruka. Gufata Yesu ukamushushanya n'abandi bahanuzi ubundi rwose ntabwo ari byo.
kuko arenza abo bose. Icyo ngiye kuvuga rero icyo ngiye kwigishaho ni ukureba Yesu n'abandi bahanuzi uburyo basumbana. Mbese Yesu nk'abandi bose ni umuhanuzi nk'abandi bose cyangwa arabasumbye? Reka noneho turebe ikigereranyo cya Yesu n'abandi bahanuzi. Ikintu cya mbere, abahanuzi bararemwe, bagiye bavuka ku bandi bantu, habanje Adamu agenda abyara n'abandi, natwe tuza kuvuka, niko abahanuzi bose bavutse. Ariko Yesu we ntiyaremwe, ahubwo yararemye. Yaremye ibyo tubona byose. Yohana mu gice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, Abakorosa igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza ku wa 17, ndetse n'ibigeze muri Korowani igice cya 5 umurongo wa 10, ho bavuga ko yaremye, ariko ntabwo bavuga ko yaremye abantu, bavuga ko yaremye inyoni. Ariko niba yanazirema nazo, byerekana ko afite ubushobozi bwo kurema niba yaraziremye nazo. Ubwo rero abahanuzi bararemwe, ariko Yesu yararemye. Icya kabiri, abahanuzi bizeraga Imana. Yesu yari Imana. Reba mu gice cya Yohana 14 ku murongo wa 1 haravuga ngo, reka tubasome mu Kinyarwanda kugira ngo humvikane neza. Yohana igice cya 14 ku murongo wa 1 haragira hati, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Yesu yakanguraga abantu kumwizera, ariko abandi bantu bavugaga Imana kuko bo nta bushobozi, ntabwo asaba kwizerwa, kuko ni abana b'abantu. Berekaga abantu Imana, ariko Yesu yari iyo Mana abahanuzi bavugaga. Yesu ati munyizere, Imana murayizera, nanjye munyizere. Nanone ku gice cya 14 cya Yohana ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9 akagira hati, Filipo aramubaza ati, databuja, twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu arababwira ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntimwari mwamenya Filipo? Filipo ntimuramenya? Umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Yesu asumbye abahanuzi. Abigishwa baramubwira ati, twereke data, wo data urutubwira wamutweretse. Yesu aratanga ati, mbese Filipo, nabanye namwe ibihe byose, Filipo n'ubu ntabwo muramenya? Umbonye ababonye data. Kandi ukomeje gusoma muri Yohana igice cya 10 ku murongo wa 30 aravuga ngo, jye na data turi umwe. Ubonye Yesu ababonye data. Yesu ni Imana. Yesu arakomeye, yaremye byose, ibyo turebesha amaso nibyo tutarebesha amaso. Abamwitera ngo ni intumwa nk'uko Abisiramu babivuga, baribeshya cyane, kuko ntabwo bamugiranye n'abandi bantu nk'uko muvuga ngo ni intumwa. Icya gatatu, abahanuzi bizeraga Imana, bagakora n'ibitangaza, nako bagatanga n'ibitambo kubw'ibyaha byabo. Yesu yitanze kuba igitambo. Ntiyatanze ibitambo by'inka n'intama nk'ibyo batangaga, ahubwo we yitanze kuba igitambo. Niyo gitambo gishoboka, gikomeye, cya nyuma cyo gukora ibyaha by'abari mu isi bose. Niyo mpamvu Yohana yamubonye mu gice cya mbere cya Yohana ku murongo wa 29 akavuga ngo, dore nguwo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Abandi batangaga ibitambo, ahubwo we yari igitambo. Mu gice cya Abaheburayo 10 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 7 n'Abaheburayo 9 15 kugeza 16 birerekana ko Yesu ari we wari igitambo cya mbere kirangiza byose. Ikindi, abahanuzi bakoraga ibyaha nk'abandi bantu bose. Twarababonye, Aburahamu yabeshye ngo Sara si umugore we, aho Dawidi yishe Uriya, ndetse Korani ikavuga ngo Muhamadi ni n'umunyabyaha. 47 Korani ku murongo wa 19, Korani 47 umurongo wa 19 reka tuhasome hatagira ugira ngo wenda ndavuga ibitanditse. 47 Korani ku murongo wa 19.
haragira hati, jua ya kwamba hakuna abudiwaye kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Naomba magufira kwa dhambi zako, dhambi za Waisiramu wanaume na za Waisiramu wanawake, na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na kurudi na mahali penu pa kukaa. Ngo menya ko Uwiteka wenyine ari ugomba gusengwa. Arabwira Muhammad ngo kandi Muhammad usaba imbabazi z'ibyaha byawe, usaba imbabazi z'Abasiramu b'abagabo, wasabira imbabazi n'Abasiramu b'abagore ubasabira imbabazi, kandi umenye yuko Uwiteka ari uzaho muzajya. Urumva abandi bahanuzi n'izindi ntumwa bari abanyabyaha, bakoraga ibyaha, kugeza naho Allah abwira Muhammad ati uri umunyabyaha, usaba imbabazi z'ibyaha byawe, usabira Abasiramu b'abagabo, usabira Abasiramu b'abagore, kandi Allah azi naho muzajya. Ariko Yesu we ntabwo yagiraga icyaha na kimwe. Yesu nta cyaha yagiraga. Iyo usomye muri Korani 19 umurongo wa 19, marayika abwira Mariya ngo nzaguha umwana utagira icyaha, nitakupa mwana mtakatifu, utagira icyaha niwe nzaguha. Urumva Yesu nta cyaha yagiraga. Nanone Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 15 herekana ko Yesu nta cyaha yagiraga. Abandi bahanuzi bakoze ibyaha nkuko nababwiye. Aburahamu yarabeshye, Dawudi yishe Uriya, Muhammad Allah yamushinje ko ari umunyabyaha, ariko Yesu yari uwera. Muri Korani ko Korani yatubwiye 19:19, ndetse no muri Bibiliya ikatubwira ko yabaga hatagira icyaha. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 14 kugera 15. Nuko dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizeye tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabanana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Ngo Yesu arageragejwe ariko ntiyigeze akora icyaha. Ibitabo byose ari Korani ari Bibiliya birahamya ko atigeze akora icyaha na kimwe. Ikiri kigereranyo cya Yesu n'abandi bahanuzi. Abahanuzi barahanuraga ndetse bakigisha ijambo ry'Imana. Yesu we niwe jambo w'Imana, uko abahanuzi bigishagaho. Iyo usomye Korani 4:71 surati Anisa, reka nsome mwumve ko havuga 4:71, iyemera ko Yesu ari jambo. Yesu ni jambo. Urumva niba bari baravugaga ijambo, Yesu niwe bari ijambo. 4:71 Korani. Reka twumve uko havuga 71. Aragira hati, enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila aliyo kweli. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni tamko lake na ni roho iliyotoka kwake. Ngo yemwe abantu b'igitabo, muri Korani abantu b'igitabo n'abayuda n'abakristo, ngo ntimurengere ku byo muvuga, mujye muvuga ibyanditswe mu gitabo. Ngo Yesu mwene Mariya, bamwita mwene Mariya, ariko tubaza kuhareba ahubwo ko ari mwene Mariya cyangwa ari mwene Mana, kuko birivuga ko ari mwene Mana. Ngo we vuga ngo abahanuzi banditse ibitabo bitagatifu, ariko Yesu we yaje gusohoza ibyanditswe muri ibyo bitabo bitagatifu. Urumva Yesu baranditse undi aza gusohoza, asumbye bari abahanuzi. Turi mu gitabo cya Luka mu gice cya 24 ku murongo wa 44, maze arababwira ati, niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri ibyo byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora, maze abungura ubwenge ngo bose basobanukirwe n'ibyanditswe. Arababwira ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka no ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirizwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu, nimwe bagabo bo kubihamya. Urumva ibyo bari abahanuzi bose bandikaga, Yesu we yaje kubisohora. Anabimuta ati, ibyo byose byaje kumpamiriza, none ndaje kubisohora.
agati byanditswe muri zaburi, byanditswe n'abahanuzi, byanditswe mu mategeko, nibyo naje gusohoza. Indi ngingo nshaka kuvugaho nihuta, abahanuzi bingingaga abantu kugandukira Imana, ariko Yesu we yaje ari we ya Mana yigaragaje. Koko Imana yigaragaje muri Yesu Kristo. Usomye mu Baheburayo igice cya 1 ku murongo wa 3 havuga ngo Yesu niwe ari ishusho y'Imana irabagirana. Ngo kera Imana avugana n'abasogokuruza mu bahanuzi no mu buryo bwinshi, ngo ariko none iravugira mu kanwa k'umwana wayo. Hano none muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 ku murongo wa 18 haragira hati, uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe waje kuyimenyekanisha. Yesu yaje kumenyekanisha Imana. Umubonye, niyo mpamvu yavuze ngo umbonye ababonye Imana. Nkomeza, abahanuzi bakoraga ibitangaza mu izina ry'Imana. Yesu yakoraga ibitangaza mu izina rye. Muri Matayo 8 umurongo wa 14, reka bamve mu butumwa bwiza bwa Matayo 8:14 uko havuga, yabikoraga mu izina rye. 8:14 aragira hati, Yesu ajya mu nzu ya Petero, abona nyirabukwe arwaye, aryamye, arwaye ubuganga, amukora ukuboko, ubuganga bumuvamo, arabyuka, aramugaburira. Nimugoroba ukomeje gusoma hariya ngo yabikoraga mu izina rye. Hati uwapfuye ati zuka, wa murwayi we kira. Ko ntabwo avuga ngo mu izina rya Yesu, kuko n'ubundi niwe wari Yesu. Mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe, yakoraga ibitangaza mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe. Ikindi, abahanuzi barapfuye bategereje umuzuko, ariko Yesu yarapfuye arazuka, kandi niwe uzazura abantu bose, ndetse n'abo bahanuzi bavugwa ni nawe uzabazura. Iyo urebye mu gitabo cya Korani 33 ya ni surati z'ukurufu ku murongo wa 31, reka turahasoma mwumve uko havuga. 33 umurongo wa 31 wumve uko havuga. 43 Korani surati z'ukurufu 31 haragira hati, na kwa kweli yeye nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka na nifuateni. Hii ndiyo njia iliyonyoka. Ngo nukuri uwo muhanuzi Yesu, Kurani mwita umuhanuzi nubwo ari umwana w'Imana, ngo niwe kimenyetso cy'ibaruka kwitwegereje. Ngo nimumugiraho gushidikanya, nimunkurikire. Ngo iyi niyo nzira igororotse. 32 wala asikuzeni ni shetani, bila shaka kwenu yeye ni adui aliye dhahiri. Kandi Satani ntazababuze kumwizera, koko nta gushidikanya, koko Satani ari umwanzi wanyu ugaragara, ntago byihishiriye n'umwanzi wanyu ugaragara. Urumva na Korani ihamya ko Yesu ari uzaza kumperuka, abo bahanuzi bose ni uzabazura. Iyo usomye nanone mu gitabo cya Yohana igice cya 5 byerekana ko Yesu ari uzazura, abantu bapfuye. Yohana 5:28 na 29. Yohana 5:28 kugeza 29 aragira hati, 5:28 aragira hati, nimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo bari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucibwaho iteka. Igihe kizaza ubwo abantu bazumva ijwi rya Yesu, abari mu bituro bose bavemo. Nanone somye mu gitabo cy'Abatesaloniki ba mbere igice cya 4 ku murongo wa 13 kugera 17 bava ko Yesu azaza, impanda izavuga Yesu akaza, abapfiriye muri yo bakazuka.
urumva Kristo niwe uzaza kuzura ba bandi bose n'abo bahanuzi barimo, ni Yesu Kristo niwe uzabazura. Noneho kandi ni nawe uzaca imanza. Uyu usome muri Yohana 12:48, Yohana 12:48, Yesu azaca imanza. Ntago abamujyanye n'abahanuzi ni ukumwibeshyaho kuko ntago bamuzi uwo ari we. 12:48 haragira hati, unyanga ntiyemere amagambo yanjye, afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Ijambo rya Kristo niryo rizabaciraho iteka ku munsi w'imperuka. Urumva Kristo ubwe afite ubushobozi bwo kuzaca imanza. Abapfuye bose n'abakiriho bose bazacirwa imanza na Kristo. Urumva rero kumufata ukamugereranya n'abandi bahanuzi ni ukumwibeshyaho cyangwa ni ukumufobya. Ngenyanyoberwa ahubwo n'abamwita umuhanuzi aho bahera, kuko no mu bitabo byose bitagatifu byerekana ko ari umwana w'Imana. Abahanuzi bavuze kimwe n'abandi bantu, ariko Yesu yavutse mu buryo bw'igitangaza. Iyo tuvuga kuri Yesu, Bibiliya ivuga ko, reka dusome kugira ngo byumvikane neza mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, mu gice cya 3 ku murongo wa 16. Ku murongo wa 16 haragira hati, nibwo muri ubyumve neza, ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu mahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Yesu ni Imana yambaye umubiri iza kuba ku isi. Ntabwo ari umuhanuzi nk'uko bamwamufobya ngo ni umuhanuzi, ndetse Korani yo imwita ngo na mwene Mariya. Ntabwo ari mwene Mariya, ahubwo ni mwene Mana. Kuko iyo usomye mu gitabo cya Luka, marayika w'Uwiteka Gaburiyeli yaraje igihe Yesu agiye kuvuka, abwira Mariya ngo ugiye kuzasama inda, uzabyara umwana, uzamwita umwana w'Isumba byose. Ntabwo yavuze ngo uzamwitire umwite mwene Mariya, uzamwita umwana w'Isumba byose. Ndangiza rero muri aya magambo, abwira ngo Yesu arenza abahanuzi, Yesu arenza intumwa, Yesu arenza abamarayika. Yesu ni umwana w'Imana, ni umwana w'Imana nzima, ni Imana yaremye byose. Ibyo turebesha amaso nibyo turebesha amaso. Mbabwira abantu mu nteze amatwi ngo mumenye ko Yesu akomeye, afite ububasha bwose, afite imbaraga zose, ari hejuru ya byose, kandi ko atari umuhanuzi nk'uko abantu bibwira, ahubwo arenza abahanuzi, arenza abamarayika, arenze intumwa, arenze abakomeye bose wamenya, kuko Yesu ni umwana w'Imana. Muri cya gitabo cya Filipi 2 ku murongo wa 9 kugeza ku 11 tuhasome, kandi ndiho ndangiza. Filipi igice cya 2, Filipi 2 aragira hati, ku murongo wa 9, nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, kugira ngo data wa twese, Imana data wa twese ihimbazwe. Yesu asumbye abahanuzi, Yesu asumbye abamarayika, Yesu asumbye intumwa, asumbye abakomeye bose, yarembye byose turebesha amaso, tutarebesha n'amaso. Mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya mbere ku murongo 17 na 18, ubwo yabonekega Yohana ngo yamukubise amaso, yikubita hasi nk'upfuye. Yesu amukora amubwira ati, witinya, nijye wa mbere kandi nijye wa nyuma. Yesu arenze bose, asumbye byose, ari hejuru ya byose, akwiriye icyubahiro cyose mu isi no mu ijuru. Ndetse mu gitabo cya Korani 3 muri surati Mariyamu ku murongo wa 39, Muhammad yaravuze ngo uwo Yesu akwiriye icyubahiro cyose hano mu isi ndetse no mu ijuru. Si uko agikwiriye gusa, aragifite,
ko ari iyo si niwe wayiremye, ari iryo juru niwe wariremye, ari hejuru ya byose ibyo turebesha amaso n'ibyo tutarebesha amaso. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Abamaze kumenya uwo Yesu mumukurikire kandi mumwizere, kandi abataramumenya mufate umwanzuro wo kwizera uwo Yesu, kuko ni inzira n'ukuri n'ubugingo kugira ngo azabageze mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Bishop Utagengwa Augustin, aho niwe ni hano Kibagabaga nyuma y'urusengero hano. Ufite ikibazo washaka kumbaza ku nyigisho nagiye ntanga, wa telefone zanjye ni 0782491447. Ndasubiramo 0782491447. Imana ibaha umugisha kandi bagiriye neza, turabakunda kandi muzadusubire no ku rusengero. Imana ibaha umugisha. Urakoze Bishop, Imana iguhe umugisha. Bishop, hariho ibibazo bimwe abantu bagenda bafite benshi. Hari abantu bavuga ati ese umuntu atakebwe ntabwo yaja mu ijuru. Hari n'abakristo benshi baba barabatirijwe akavuga ati ariko burya ko ntakebwe, kandi biri bivuga ati bivuga heshira bivuga mu Galatiya n'ahandi kuba ntarakebwe ati sinzaja mu ijuru. Ikibazo kivuga gute ko Abasiramu cyo bashingira bavuga yuko banavuga yuko kenshi bavuga ngo abantu n'abakafiri benshi bakunda kuvuga yuko umuntu atari umusiramu ameze nk'umuntu atakebwe. Gukebwa, ikibazo cyo gukebwa, icyambere nta na hamwe Korani itegeka abantu gukebwa. Ntaho uzabaza umusiramu uti nihe muri Korani handitse ko mugomba gukebwa, ntaho azakwereka. Bajya kureba muri Bibiliya ngo Imana yabwiye Aburahamu nazamukomokaho. Ahubwo ukibaza se twebwe dukoma kuri Aburahamu gute mu buryo bw'umubiri? Twebwe turubyaro rwa Aburahamu mu buryo bwo kwizera, ariko abamukomokaho ku buryo bw'umubiri ni bandi? Ni Abayuda, ari amoko 12, Abarahubeni, Abarewi, Abayuda, ba Isakari, ari amoko 12 y'Abisirayeli. Ndetse hari n'abana bamukomotseho Abishumayeli. Urwo n'urwego rwa Aburahamu rwategetswe gukebwa, ko ari ikimenyetso cy'Imana ibahaye igiranye na Aburahamu. Nese uyu munsi umunyarwanda n'umurundi n'umutanzania n'umugande mu buryo bw'umubiri ahura he na Aburahamu? Nta bihuriye. Ese Bibiliya yo mbese hari iki bivuga ngo abantu bajye bakebwa? Reka turebe icyo Bibiliya nayo yaba ibivugaho. Mu gitabo cy'Abagalatiya mu gice cya 6 ku murongo wa 15, kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba icyaremwe gishya. Bibiliya avuga ngo gukebwa nta mumaro, kudakebwa nta mumaro, igifite umumaro ni ukuba icyaremwe gishya. Ubwo twe tubwiriza abantu kwizera Yesu ngo ibyaremwe bishya, nkuko mu Bakore no bakabiri havuga 5:17 ngo uyu muntu ari muri Kristo abaye icyaremwe gishya. Igikerewe ni ukuba icyaremwe gishya, si ugukebwa no kudakebwa. Ukebwe ni byiza, no gushaka isuku, udakebwe kandi uranisukura ukajya wiyuhagira neza n'ubundi nta kibazo kiri gihari. Ariko biravuga ngo gukebwa ntacyo bimaze, kudakebwa ntacyo bimaze, igifite icyo kimaze ni ukuba icyaremwe gishya. Urakoze. Hari ikindi kintu abantu bajaho impaka kubijanye n'ukuntu abamwe biyeza, bamwe bakoresha amazi, abandi bakavuga ko bizera ku maraso ya Yesu. Izo mpaka abantu bavuga ati mwe mwizera ataye maraso, se mwizera ko ari ibintu byo gutekereza, ni ibintu mwizera ngo hari amaraso, ariko twebwe dukora ikintu kigaragara, amazi dukaraba. Niko Abisiramu bavuga. Urabivuga iki ushingiye kuri Bibiliya? Ibyo numva ari isomo tuzagira ryabyo muri biganiro tukomeje kuyadushyiraho, ariko nuba ari cyo navugaho, ntaho Bibiliya ivuga ngo nitujya gusenga tuzabanze dukarabe. Ntaho ndabona na hamwe. Iyi Bibiliya nyisomye inshuro 9 nyirangiza. Korani yo nyisomye 3 nyirangiza. Nta murongo numwe wo muri Bibiliya avuga ngo umuntu uzajya gusenga azabanze yiyeze, nako akoresha amazi. Impamvu Bibiliya avuga ngo twebwe twezwa n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu nubwo batayemera bamwe kubera kutamwizera cyangwa kubera impamvu zabo, izo ni impamvu zabo, ariko nta hantu na hamwe biri tuvuga ngo nujya gusenga uzafata amazi. Kuko muri Korani haranditse nujya gusenga uzabanza ukaraba